Iyi ni ingando online muteze amatwi. Ndabasuhuje mwebwe mudukurikira ari bwo bwa mbere, namwe musanzwe mudukurikira mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho. Mu rugendo rwacu dukomeze rwo gusobanura inzozi zitandukanye, dukomereje ku busobanuro bw'inzozi zifitanye isano no kurota utwaye igare n'izindi nzozi ziri rusange abantu benshi bahuriraho, ziba zifitanye isano no kurota igare mu buryo butandukanye. Ikaze muri iki kiganiro. Kuva mu gihe cy'iterambere ry'ibikoresho biva mu nganda, igare ryahindutse kimwe mu bikoresho abantu benshi bakunda gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hari ibitekerezo bivuga ko bitewe n'ukuntu dukunze kubona amagare menshi mu muhanda cyangwa gukunda imikino y'amasiganwa y'amagare, biri mu bintu bishobora gutuma umuntu agira inzozi zifite aho zihuriye n'igare. Gusa ibi ntago ariyo nkomoko yabyo gusa. Muri rusange, kurota ubona igare mu nzozi aba ari ikimenyetso kigaragaza ukuntu buri guhangana no kwakira ubuzima uri gucamo muri iyo minsi. Inzozi nk'izi kandi ziba zihishura ukuntu utangiye gufata ubuzima bwawe ukabwerekeza mu cyerekezo gishya, cyane cyane bishingiye ku guhindura intego n'ibyo wari wariyemeje. Ubu ukabikora biturutse ku mpamvu zitandukanye. Dufashe nk'urugero, hari igihe bishoboka ko umuntu yaba yigaga mu mashuri y'icyiciro rusange tronkome afite umushinga umurihira, ariko yamara kugera mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye umushinga wamurihiriraga ugahagarara, bigatuma bimugiraho ingaruka mu myigire ye. Haramutse hari umuntu byagendekeye gutya, biroroshye ko uyu muntu yatangira kujya arota inzozi zifite aho zihuriye no kurota igare nk'ikimenyetso cy'uko atangiye gutekereza icyerekezo gishya no gufata izindi ngamba z'uko ari bukomeza amasomo, cyangwa agahitamo kuyahagarika bitewe n'uko aba abona nta bundi buryo na bumwe asigaranye bwo gukomeza kwiga. Gusa inzozi nk'izi ntabwo zareberwa muri iki cyerekezo gusa. Birashoboka ko ushobora no gutandukana n'inshuti mwajyaga muganira ibintu byinshi kandi by'ingenzi, cyane cyane igihe waba ukeneye inama. Uko gutandukana bishobora gutuma utangira gushaka uburyo bushya ugiye kubaho udafite uwo muntu, ugafata icyerekezo gishya. Gusa kurota ubona igare mu nzozi bishobora gutandukana n'ibi tumaze kuvuga haraguru, bitewe n'uko iryo gare ryari rimeze, niba ryari rishya cyangwa rishaje, cyangwa ubona ryangiritse, cyangwa ukaba wabona buritwaye, cyangwa ukabona wari uritwayeho undi muntu, cyangwa uryitwayeho gusa. Niba hari inzozi zifitanye isano no kurota igare waba ufite ariko ntuze kuzumva muri izi tugiye kugarukaho, waza kutwandikira ubinyujije mu mwanya wageneye komenti, cyangwa ugaca kuri page yacu ya Facebook yitwa ingando online. Ibyo uzatwandikira tuzabisoma maze tuhite tugusubiza ako kanya. Reka duhere ku busobanuro bwo kurota utwaye igare ariko uri wenyine. Inshuro nyinshi kurota utwaye igare ni ikimenyetso cy'umunaniro. Ubwonko buba burimo butanga integuza y'uko buri gukora binyuranyije n'uko bwari busanzwe bukora, bukaba butaramenyera iyo mikorere. Nk'urugero, kuba umuntu yakoraga akazi ka kumanywa nyuma bikaba ngombwa ko akora ijoro, izo mpinduka zishobora gutuma uwo muntu ajya arota atwaye igare. Kurota utwaye igare nanone bishobora kuba ikimenyetso kigaragaza ko uri wa muntu uri gushaka gukorera ku isaha cyangwa kubahiriza igihe. Gusa nanone kurota utwaye igare bishobora guturuka ku byiyumviro bikangura imyanya ndangabitsina, nko gutekereza cyangwa kuvugana cyane n'umuntu mukundana, cyangwa kureba amashusho akangura imyanya y'ibanga. Uretse kurota utwaye igare uri wenyine, ushobora no kurota uritwaye uri kumwe n'undi muntu umuhetse cyangwa aguhetse. Iyo urose uhetse undi muntu ku igare, inzozi nk'izo aba ari ikimenyetso kigaragaza ko uri wa muntu ushobora kwigenzura mu buzima bwawe. Dufashe nk'urugero, hari abantu bagira umujinya witwa umujinya w'umuranduranzuzi. Inzuzi ubwazo mu muco nyarwanda zari zifite akamaro gakomeye cyane kuko zavagamo umuti, zigatanga ibihaza biribwa cyangwa bakazikuramo imboga zo kurya. Kugira umujinya w'umuranduranzuzi rero
bitanga ishusho y'umujinya umuntu atabasha kugenzura, ku buryo igihe afite umujinya ashobora gukora ibintu byashyira ubuzima bwe mu kaga, nko kurwana, gukubita abandi, gutukana, kumenagura ibintu cyangwa kugira inzigo. Ibintu nk'ibi ubwabyo bigirira ubuzima bwacu nabi. Kurota rero utwaye umuntu ku igare bishobora kuba ikimenyetso kigaragaza ko ugenzura ibintu bimwe na bimwe mu buzima bwawe. Gusa ku rundi ruhande ushobora kurota utwaye undi muntu ku igare nk'ikimenyetso nanone kigusaba kugira umutima wo gucunga no kwigenzura mu bihe by'umubabaro ukabije. Reka turebe kurota ugerageza gutwara igare ariko bikakunanira. Kurota ugerageza gutwara igare ariko bikakunanira ukurikije ubusobanuro bw'izi nzozi ntago ari ikintu cyiza. Waba wari usanzwe uzi kuritwara cyangwa utazi kuritwara mu buzima busanzwe, iyo urose utwara igare bikakunanira aba ari ikimenyetso cyo kubura amahitamo. Hari igihe muri iyo minsi uba urimo guca mu bintu bigusaba guhitamo witonze, cyangwa ukaba wabona wabuze uko ukemura ikibazo ufite. Gusa bishoboka ko hari n'igihe bitaba ibibazo waburiye ibisubizo muri ako kanya, ahubwo bikaba ari ibintu nk'ibyo biba bizaba mu minsi iri imbere. Bityo kurota unanirwa gutwara igare bikaba ari ikimenyetso cy'integuza kikubwira yuko ugomba gutangira kwitegura. Reka noneho dukomereze ku kurota ubona utwaye igare mu mvura cyangwa uritwaye uri mu masiganwa. Iyo urose utwaye igare mu mvura aba ari ikimenyetso cy'uko hari umuntu w'inshuti yawe uzagukorera ikintu gitangaje ugatungurwa. Gusa icyo kintu gishobora kuba ari igikorwa cyiza cyangwa kikaba ari ikintu kibi utari witeze ko wakorerwa n'umuntu w'inshuti yawe. Iyo noneho urose uri mu masiganwa y'amagare, inzozi nk'izo aba ari ikimenyetso kigaragaza ko ugiye guhura n'akazi kenshi mu minsi iri imbere, ku buryo bizagusaba gukoresha ubushobozi n'ubwenge kugira ngo ubashe kukarangiza neza. Ariko iyo urose ubona wari uri mu masiganwa y'amagare ukabona urayarangije, byo biba bisobanura yuko ari ikimenyetso cy'uko mu minsi iri imbere uzumva inkuru nziza iturutse ahantu hatandukanye, nko kumva yuko ahantu wasabye akazi wakabonye, cyangwa kumva yuko umuntu wari umaze igihe mutabonana hari ibyo yagezeho kandi ameze neza, cyangwa agiye kuzajya agufasha mu buryo runaka. Reka turebe kubona noneho utwaye igare ariko ubona uri guca mu muhanda umeze nk'umwobo. Inzozi nk'izi aba ari ikimenyetso kigaragaza ko ugomba gutangira kwitegura ingaruka z'ibintu uba ukunda gukora, cyangwa bikaba gutangira kwitegura kuzakira ibintu bizakubaho biturutse ahantu hatandukanye. Inzozi nk'izi zikunda kuba ku bantu baba barimo bahura n'ibibazo cyangwa inzitizi zitandukanye, ariko ugasanga ntibiteguye kwakira ibintu bizababaho. Akenshi iyo urose inzozi nk'izi uba ugomba gutangira kwitegura kwakira ingaruka mbi cyangwa ingaruka nziza, ugakora ibishoboka byose ukirinda icyaza gukurura mu bibazo. Dutanze nk'urugero, niba ukundana n'umuntu mugatangira kwishora mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina, umwe ashobora gutangira kwitegura yuko yazandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyangwa akaba yatera cyangwa agatwara inda mu buryo atari yiteguye. Reka dusoreze ku kubona utwaye igare ahantu hacuramye kandi nta feri rifite. Kurota utwaye igare ridafite feri kandi uritwaye ahantu hamanuka ni zimwe mu nzozi mbi cyane umuntu ashobora kurota. Mu by'ukuri inzozi nk'izi ntago zisobanuye ikintu cyiza namba. Inzozi nk'izi zisobanuye kubura icyerekezo no gutakaza ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe. Bishobora kuba ikimenyetso cyo kubura akazi, ikimenyetso cyo gupfusha, ikimenyetso cyo guhura n'impanuka cyangwa uburwayi bukomeye. Ibi bishobora kukubaho cyangwa bikaba kumwe mu bagize umuryango wawe cyangwa umwe mu nshuti zawe. Iyi ni ingando online mukomeje gutega amatwi. Nkwibutsa ko niba hari inzozi ufite ukeneye kumenya ubusobanuro bwazo, watwandikira tukazigusobanurira. Watwandikira unyuze mu mwanya wageneye komenti
cyangwa igitekerezo cyawe ukakinyuza kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando Online. Ibyo muzatwandikira tuzabisoma kandi tubasubiza ako kanya. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.